Ni byiza cyane kuba mwumva ishuri ko uhora ukimura. Impamvu mu guterura iyi ngingo twavuze ko umuntu ashobora kugaragara nk'umunebwe kubera ko atakoze ibyo yagombaga gukora kandi mu by'ukuri atari ubunebwe, ni uko iya mbere usibye kwishyiramo ibitekerezo by'uko ikintu utagishoboye cyangwa se ko icyo kintu gituma ugira amarangamutima mabi bityo ugahitamo kukimurira ubutaha. Hari n'iya kabiri, kuba usanzwe uri umuntu ukora ibintu neza kandi ukaba utinya gukora ibintu nabi, bityo bigatuma hari ibyo utinya gukora kubera ko utinya gutsindwa. Ibi babyita perfectionisme, ari byo kutihanganira kubona ikintu kidatunganye 100%. Ugahora uri wa wundi aho kugira ngo ubikore ntibibe 100% ahubwo wabireka. Iyo ufite urwego washyizeho rw'intsinzi utagomba kujya munsi kandi ukaba ufite imiterere igusunikira kurebera buri kintu mu ndorerwamo y'intsinzi cyangwa gutsindwa, biba byoroshye cyane ko inshuro nyinshi uzagira ubwoba bwo kugira icyo ukora kubera gutinya gutsindwa gusa. Ibi rero bituma hari ibintu byinshi wirinda gukora, ari nabyo bivamo kwimurira ikindi gihe ibikorwa byinshi wakabaye ukora uyu munsi. Ni amagambo ya Joel Billier. Hari abantu bafite mwene iki kibazo kuri uru rwego rwo hejuru ku buryo bajya gushaka abahanga mu by'imitekerereze kugira ngo babafashe. Bumwe mu bufasha babaha burimo kubasaba kwiga kwakira amarangamutima yose uko aje, yaba meza cyangwa se mabi. Impamvu bababwira ibi ni uko impamvu bahitamo kudakora ibyo bashinzwe gukora igihe bakwiye kubikorera ni uko baba batinya kwakira amarangamutima mabi igihe batabonye umusaruro bifuzaga. Ubusanzwe umubiri w'umuntu wubatse ku buryo wifuza guhora witurije nta kintu ukora. Muri make umubiri uryoherwa n'ubunebwe, gusa nanone kubera ko tumaze amagana y'ibihumbi by'imyaka dukora, kudakora bivuna ku rwego rushobora kungana n'uko gukora bivuna. Hari abashakashatsi bafashe itsinda ry'abantu umwe bakamushyira mu cyumba kidafunze kitarimo amafoto gito ku buryo inkuta zegeranye, bakamusaba kwicara ngo ategereze ko baza kumuhamagara abone kwimuka ajye ahandi hantu. Akaba nta telefone afite, nta kinyamakuru, nta kintu na kimwe afite. Muri icyo cyumba bari bashyizemo kamera, icyuma gifata amashusho ariko rwihishwa. Abakorerwaga igerageza ntabwo babaga bazi ko ari igerageza barimo gukora. Umuntu wicaye mu cyumba kitarimo undi muntu n'umwe nta kantu aba afite ko gusoma. Nta muntu abona utambuka, arambirwa vuba, akifuza kuba yahabwa icyo gukora aho gukomeza kwicara aho ngaho. Abenshi mu bakorerwaho iri suzuma yamaraga iminota 20 yicaye nta kintu arimo gukora, agatangira guhaguruka agatembera aho ngaho mu cyumba, akareba mu kirere, akaba yanatangira kubara amabati ndetse agatangira no kwibaza ku matafari yubatse iyo nzu. Nyuma yo kumara iminota igera kuri 20 wicaye ahantu utegereje nta kintu na kimwe urimo gukora, nta telefone ufite, nta kintu cyo gusoma cyangwa kumva ufite, buri wese bamuhitishagamo ari gushyira ikiganza cye muri barafu, urubura mu gice cy'umunota umwe, cyangwa se kongera kujya kwicara ahantu mu gihe cy'iminota 20 n'ibice 37%, bahisemo gushyira ikiganza cyabo mu rubura aho kujya kwicara iminota 15 ntacyo akora. Imvune yo kuba ntacyo ukora wayibwirwa n'abantu benshi bisanze bagomba kuguma mu ngo zabo mu gihe cya gahunda yo guma mu rugo. Kutagira icyo gukora ubwabyo ni imvune. Ubusanzwe kubaho ntacyo dukora turabikunda cyane, ariko iyo twisanze tudafite andi mahitamo usibye kutagira icyo ukora, nibwo tubona ko kudakora nabyo bivuna. Gusa bivuna abantu bakuru gusa. Abato kuri twigihe cyabo ntabwo kijya gipfa ubusa, buri gihe baba bafite ibyo bakora. Ababyeyi bafite abana bari mu kigero cy'imyaka 2 cyangwa se 3 barabizi cyane. Iyo wisanze ahantu ugomba kumara umwanya uri kumwe n'umwana, wowe nk'umuntu mukuru ushobora kwicara utegereje udafite icyo gukora, ukarambirwa, ukumva birimo kukuvuna, ariko kuri uwo mwana ikintu cyose gifatika kiri aho ngaho kimubera igikinisho. Uku ni kubamara umunsi wabo wose batanamenye ko amasaha arimo kugenda. Bo babaho mu gihe barimo, aribyo vivre le présent. Baba bataramenya kubara igihe no kwishyira mu gihe. Kwishyira mu gihe kuvugwa hano ni ukumenya ibyabaye n'ibyo wakoze mu gihe cyahise, ibyo urimo gukora aka kanya n'ibyo uza gukora mu gihe kiri imbere. C'est le colliser de le temps. Iyi ni ibitwara igenda ihinduka uko umwana agenda akura, akagenda asobanukirwa igihe icyo ari cyo n'uburyo gikoreshwa. Ku myaka 7 umwana nawe aba yatangiye kurambirwa. Iyo nta kintu arimo gukora arambirwa nk'abandi bose. Dusoza, ni twebwe ibinyabuzima byonyine ku isi bizi ko udakora adakwiye kurya. Muri make, muri isi abantu nibo binyabuzima byahimbye umurimo kandi bushingiraho ibintu byose. Kuva twaza ku isi, umurimo tuwufata nk'ibikorwa bidashimishije na gato. Ni ibihe by'umubabaro no kunaniza umubiri. N'ijambo ry'Imana rirabivuga riti, na Adamu iramubwira iti, ubwo wumva umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibi bivamo, ariko ugombye kubiruhira. Buzajya bukumeramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima.
urinde ugeze ubwo uzasubira mu gitaka, kuko arimwo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimwe uzasubira. Aya ni amagambo dusanga mu gitabo cya Bibiliya Itangiriro, igice cya 3 umurongo 17. Niba kuko ari igihano rero, bigomba kuba ariyo mpamvu udakora, ni ukuvuga udashyira mu bikorwa iki gihano, tumufata nk'umunyabyaha. Mwakoze kubana natwe, nawe utaha ku ishuri.